ndashima Imana mu kintu Imana yashoboje yamfashije muri uyu murimo. Ubwo buntu bukindiho kandi bundiho, ndasenga Imana ngo ntibuzamveho, numva ijwi ryayo. Ipartoma ya Kristo ntabwo wazanamo n'abavandimwe. Ipartoma ya Kristo irafuha. Ipartoma ya Kristo ibigushaka wenyine ngo ibanzi gutyaze iguhindura igikoresho cyera kandi kizima. Hari abantu bari barimo guca mu ntambara zikomeye ndimo kuvugana nabo, ariko ndashaka kukubwira kuko yaguhamagaye yaranagutsindishiririje. Uri umuneshi, uri umutsinzi no kurushaho. Nta kizagutsinda uri mu nzu y'Imana. Amagambo agomba gushira, ibintu byo guhendahenda bigomba gushira. Nimuze twicare imbere y'Imana, nimuze tugume mu ihema. Wajya gukorera Imana ubyibazaho, ese ibi ni ibyanjye, kuririmba ni ukwanjye, gukoropa n'ibyo mpamagariwe. Yaturemeye imirimo myiza, ibyo ukora rero ni imirimo myiza. Ariko Imana irashaka ko tuba maso, irashaka ko tuba maso. Uburyo dukorera mu mwami tukabikora neza cyane. Uwayikoreraga akarushaho akabikora cyane, nta bindi biguzi bibayemo. Haleluya. Tunga Kristo. Kristo azakuvugaho, Kristo azakuzuza. Kristo niwe buhanuzi bwuzuye. Amen. Narivuze ngo Kristo niwe buhanuzi bwuzuye. Haleluya. Umuntu yakubwira ngo akira imodoka, akira igare, akira inzu muri Kigali, ariko ntabyo arimo no kubona kugira ngo ubutumwa bw'iki gihe busohore. Haleluya. Ariko tuzakubwira ijambo y'Imana icyo rivuga, tuzakwigisha gukora, ugende ukore, hanyuma Imana iguha umugisha. Yes. Kuzuza iteraniro, ariko abantu badashaka ijambo, bashaka ubuhanuzi, ntabyo tuzakora. Abashaka Yesu bazaza. Ntabwo tuzanezeza abantu tuvuga ubutumwa Kristo atadutumye kuri uyu musozi. Tuzavuga ubutumwa yadutumye. Tuzababwira ko yabarasiwe n'umucyo wa Kristo abakuraho ikimwaro. Abazemerera uwo mucyo ukabarasira uzabakuraho ikimwaro. Yes. Amen. Ngo nibaguhaye umuceri ntiwaje mu rusengero. Jamais. Tuzabwiriza 3, 5, 20 bumva neza iby'umwami, biteguye ko abahindurira amateka. Erega umwana w'umuntu yakunezeza umunsi umwe, yakwemerera rasiyo y'ukwezi, ariko ukundi kwezi akakwinuba. N'abasaba mwikomeze kuri Kristo, nimwikomeze ku mwami. Ntabwo azagutenguha, ntabwo azagutenguha. Ayo ni amagambo Imana yavuganye nanjye uyu munsi, ngo twikomeze ku Mana nitazagutenguha. Naho kukuzuka nkakubwira ngo akira igitenge, igitenge se kizaguhesha ubugingo? Oya, tubivuge neza, igitenge kizaguhesha ubugingo. Niduhora mu bintu byo kuvuga ngo mwakire inkweto zizabahesha ubugingo. Oya, navugana n'abantu bakuze mu mwuka. Amen. Ngo Imana iguhaye plante, ngo iguhaye ajya muri saro. Ntabwo ari byo Imana iduhamagariye. Imana iduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza, bukura abantu mu byaha, hanyuma bava mu byaha Imana ikabakuraho ikimwaro. Oya, ibintu byo guhora dutanga masaje ku bantu. Oya, njye sizabyemera kuba igikoresho cy'abazimu, kuba igikoresho cy'abadayimoni. Tuzabwiriza biteguye kwakira ijambo. Iryo jambo niryo rizahindura amateka yanyu. Ijambo niryo rizabajyana aho mushaka. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Amen. Twabikora kandi tukabikora neza. Twabikora kandi tukabikora neza. Twabakiriza imigati mugataha, wagerayo umugati ukawubura, ariko akira agakiza ukitaho neza. Hinduka. Nuhinduka bizaguhesha
umugati. Nuhinduka bizaguhesha akazi keza. Iyo niyo turufu duhagazeho. Nuhinduka bizafungura inzugi zose zafunze ku buzima bwawe. N'ibintu byo kumasaginga babarebe neza, babapfukamire. Halo, uyu munsi uraza mu materaniro, igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka. Ndavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka. Nta migati bareba, ahubwo bari mu mwuka. Amagambo agomba gushira, ibintu byo guhendahenda bigomba gushira. Nimuze twicare imbere y'Imana, nimuze tugume mu ihema. Haleluya. Mu ihema harimo byose, mu ihema harimo byose. Abantu bararindagiye barirutse, urasohoka mu cyumba kimwe ukinjira mu kindi, urashaka ikimani kuvugaho. Icara tuza soma Bibiliya. Bibiliya niwe muhanuzi wa mbere utayobya. Yesu nahabwe icyubahiro. Tuzamuriye Kristo icyubahiro. Amen. Ndizera ko mvugana n'iteraniro. Nimwakire kandi ubwo n'ubuhanuzi. Ubwo n'ubuhanuzi. Ni amagambo Imana yanganirije. Yesu nashimwe. Hanyuma tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Kristo ndakwinginze, ubuntu bwawe nibumbeho bwinshi, kugira ngo mvuga ibijyanye Mwami Imana n'ibyo ushaka. Reka amarangamutima yanjye yose apfe. Nongere ikaramu y'umwanditsi wihuta kugira ngo aba bantu bakire message, kugira ngo aba bantu bakumve cyane. Nunkoreshe njyewe nipfe, ahubwo abari wowe uguma uvuga. Amen. Turi mu kwezi ko kuvuga uburyo Imana ikoresha abantu bayo. N'uyu munsi niyo magambo ngiye kuvugana namwe yo gukorera Imana. Haleluya. Gukorera Imana ni ibintu binezeza. Kandi ndavugana na buri muntu wese aruhagaze mu murimo, arudafite icyakora. Imana irashaka ko muhaguruka mukayikorera. Uwayikoreraga akarushaho akabikora cyane. Nta bindi biguzi bibayemo, nta bindi bintu byo kubashimashima, nta bintu bya massage kugira ngo muzinduke mu nzu y'Imana. Ni itegeko. Ubikora neza azagororerwa. Duhagaze mu cyanditswe kiri muri Yohana 9 umurongo wa 4. Aravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Haleluya. Amen. Nari mvuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Umurongo wa 4 uravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu nashimwe. Amen. Bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Ariko ndagusengeye ntube muri abo bantu bazananirwa, ahubwo iguha imbaraga kuko waje kumva zino nyigisho, uyikorere neza. Amen. Ariko ijambo turi bwige uyu munsi twareba mu Befeso 2 umurongo wa 10. Abefeso 2 umurongo wa 10. Bose ntimurambirwe, turagira vuba. 2:10 haravuga ngo, mwagezeyo dusome ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Buriya Imana ikurema ntago byayitunguye. Ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Niyigeze itungurwa,
yafashe mama wawe aturuka Igitarama, papa aturuka Cyangugu, arabahuza bo baraserebura bazi ngo ni ibisanzwe, ariko yari ifite gahunda kugira ngo ikuremere imirimo myiza. Muri make Imana ntirema gusa, ahubwo ikurema kubw'umurimo runaka yaguteguriye. Haleluya. Ikurema kubwa tuwarete z'urusengero uzakoropa kandi ukabikiranukamo, ikemera ukabaho. Arabana bajya baba bari mu kuvuka bagapfa. Haleluya. Ariko wowe kuko wabayeho, ndashaka kugira ngo waremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imirimo myiza rero ugomba gufata igihe ukavugana n'Imana iyo mirimo myiza kandi ukayikora ukayisohoza. Mu yandi magambo ukaberaho icyo Imana yakuremeye. Imirimo myiza yo tuvuga imirimo myiza si mu rusengero gusa. Ushobora kuba ufite n'akazi gakore neza, aho uri muri biro. Niba ari ukurera abana barere neza, ntuzicuze. Abana baha umwanya biteho bakunde. Yesu nashimwe. Iyo mirimo myiza Imana yakuremeye ugomba kuyitaho muri iki gihe ukiri muzima cy'ubumeka. Turimo kugendana ngo kuko turaho yaremye, ituremeye imirimo myiza. Mu yandi magambo, uramutse ubaye igikoresho cya Satani, icyo gihe imirimo myiza iba yabaye cancelled. Amen. Hanyuma itorero rikagira ikibazo gikomeye, bakibaza ese buriya turabaririmbye 50, twese turi ku ruhimbi, abafata microphone ntibarenga 3 ntibarenga 4, nibo baririmba nibo batera indirimbo, twebwe buriya twaremewe irya mirimo. Ese ahantu ndi niho nkwiriye kuba? Icyo kibazo kibaho. Haleluya. Amen. Abantu bajya bibaza kuri icyo kibazo muri. Ese ibi ni ibyanjye? Ese gusenga n'ukwanjye? Ese kubwiriza ni ibyanjye? Ukumva nubwo uhagaze mu buririmbyi ariko si ibyawe. Umwaka ugashira 10 gashira 50 ukarinda ubu umukecuru ariko uhagaze mu buririmbyi ariko utazi ko ari ibyawe. Uzi icyo bivuze? Niba wicaye ahantu utaramenya ko ari ibyawe, uzabikora nabi. Kuko umutima wawe ntago wirekuye. Ariko tugeze mu gihe cyo kwirekura mu nzu y'Imana. Nibindi byose duhamagarira gukora byose, twirekure. Amen. Tugiye kureba ijambo. Haleluya. Muri Timoteyo 3. Uyu munsi urava hano usobanukiwe ko nawe ibyo ukora Yesu abishyigikiye. Amen. Amen. Ari abantu bakorera Imana kuko Imana yavuze. Yesu nashimwe. Amen. Ukirata ubu nkange rwose nakwirata, navuga ni yampaye vision, yampaye izina rya ministeri, yambwiye urusengero nzakoreramo, nkababwira papa ibyo yambwiye igiye kumpamagara. Yubivuze uhagaze imbere y'umuntu urimo akora umurimo acika intege, akavuga suriya kuki yamubwiye ngewe itambwiye. Amen. Amen. Ariko igisubizo ni iki? Ishobora kuba ngewe ntari kuzapfa kuyemerera, nkahinduka nka Farawo nkinangira. Mu kunyemeza ikaba ibimenyetso bifatika kugira ngo ninjire mu murimo. Rero wowe ntabwo umeze nkanjye, ntumeze nk'uwo Farawo winangiye. Wowe uri mu murimo, bikore neza. Urasa nkaho nta bimenyetso ufite, uribaza nawo mpagaze, ese ndakorera Imana? Ese negereze hari irindi jwi riremereye zumva? Ijwi ryabaye ijwi. Nta muhanuzi uramvugaho. Uyu munsi ngiye kugusomera ijambo ry'Imana rikwemeza kuri mu mwanya nyawo. Ntuzongere kunyeganyezwa uvuga ngo si ibyo nahamagariwe, ku buryo uzajya uvuga ngo ngiye kuyikorera. Haleluya. Timoteyo wa mbere 3 ibice 3 umurongo wa mbere haravuga ngo inshingano y'abepiskopi n'abadiakoni. Umurongo wa mbere urumva abepiskopi n'abadiakoni n'abakozi b'Imana. Amen. Amen. N'abakozi b'Imana hano bavugagaho. Umurongo wa mbere uravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa ngo. Bibiliya yivuze ngo iri jambo ni iryo kwizerwa ngo. Nukuvuga ngo ibigiye gukurikiraho ntubishidikanyeho.
Amen. Kanihute kandebe nifashishe English Bible nayo ni nziza irabivugaho mu buryo bwiza. Timoteyo wa mbere 3. Twagiye ngo inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi. Haleluya. Ntabwo iri jambo rivuze ngo umuntu namutoranyije kuba umwepiskopi, ahubwo riravuze ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi. Umuntu nashaka kuba umwepiskopi. Haleluya. Ndashaka abantu bari bazi ngo nibarimo gukorera Imana warabishatse n'Imana yarabyemeje yatewe nakashe. Icyubahiro ni cyane. Reka tumuzamurire ibiganza. Yes. Ngo umuntu ngo iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Mu yandi magambo Imana ntikweretse niyohereje abahanuzi, ariko wabyifuje utangira kubikora yabiguhaye. Nimwacire gukorera Imana kandi neza. Ngo iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka hari ubushake bwawe nibwo bwatumye ubikora, ariko Imana irabikwemereye kuko wifuje umurimo mwiza. Ntiwumvishijwe, ntiwumvisha abahanuzi, ntiwarose, warashatse ariko yarabiguhaye. Nimwacire gukorera Imana mubisobanukiwe, ni mubisobanukirwe rwose. Hanyuma mu Cyongereza niho havuga ngo this is a true saying, if a man desire. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nugushaka, ariko mu Cyongereza ni desire, icyifuzo. Muri make wifuje icyo kintu, ariko niba wacifuje uragihawe mu yandi magambo. Kuko amagambo akurikiraho aravuga ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Yaravuze ngo nushaka kuba umwepiskopi uba wifuje umurimo mwiza. Ngo nuko umwepiskopi akwiye kuba, umudiyakoni akwiye kuba, umusenza akwiye kuba, umupasiteri akwiye kuba inyangamugayo. Ari umugabo w'umugore umwe, adakunda vino, yirinda, azi gutegeka abo mu rugo rwe. Haleluya. Hose murimo kwibona nushaka. Ntabwo ijambo rivuze ngo ntoranyije Pastor Emile, ntoranyije Papa, ntoranyije Diane, ntoranyije Divine. Hoya, nushaka kuba umwepiskopi uba wifuje umurimo mwiza. Ngo nuko ukwiye kuba inyangamugayo, utagira urugomo, ugira umugore umwe. Muri make uhawe lisiti y'ibyo ugomba gukurikiza. Duhe Kristo icyubahiro. Nuko Imana itwifuza. Amen. Wajya gukorera Imana ubyibazaho, ese ibi ni ibyanjye, kuririmba ni ukwanjye, gukoropa n'ibyo mpamagariwe. Yaturemeye imirimo myiza, ibyo ukora rero ni imirimo myiza. Yesu nashimwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Amen. Ariko ijambo ry'Imana ni iryo kwizerwa. Muri Yohana 10:10 haravuga ngo Satani yaje kwica, kwiba no kurimbura. Muzi impamvu abantu barimo kubura mu nzu y'Imana batarimo gukorera Imana? Nuko bishwe, bamwe barimbuwe, abandi baribwe. Amen. Amen. Ukicara guhera umwaka umwe, imyaka 10, imyaka 5 uri mu rusengero, waribwe. Impano zose Satani yazigukuyeho. Yagukuyeho uburyohe bwo gukorera Imana, yagukuyeho umwete wo gukorera Imana, yagukuyeho gutekereza ko ukwiye kuba umuntu w'umumaro mu nzu y'Imana n'ibindi nkabyo. Ngo yaje kwica, kwiba no kurimbura, kandi yamanukanye imbaraga n'ububasha. Ari mu kazi, nitutaba amaso ngo natwe tujye mu kazi, ntabwo tuzakorera Imana. Mu minsi mike urusengero uzarusohoka mugenda.
ariko Imana irashaka ko tuba maso. Irashaka ko tuba maso uburyo dukorera mu mwami tukabikora neza cyane. Yesu nashimwe. Ukayivuga ukayamamaza. Reka mbaho ubuhamya buto. Ndashima Imana ikintu kimwe. Niba hari umuntu wari wishimye ibyo nakoraga, nari nishimye, ninjizaga amafaranga nishimye, ariko nanjye nari bize namamaza inzoga. Namamazaga inzoga za Bralirwa rwose, kandi nkabikora neza. Haleluya. Ariko ndashimira Imana yampinduriye CV, ikabona ko n'uwo kwizerwa, ikangabira umurimo wayo mu gihe n'iki nkarekura nkaza kuyivugira. Nari mvuze ngo Imana ishimwe, muyimpera icyubahiro. Buri gihe Imana iguhamagaye hari ibyo ugomba kurekura, ntabwo ari ukuyikorera gusa. Ugomba kurekura amatiku wari urimo, ugomba kurekura ibyaguteza intambara n'abantu byose, ibyatuma uhora uri mu kavuyo wumva amajwi atari aya Kristo, urarekura. Niba hari ikintu narekuye nako sinabyibashishije, Imana irimo kuntegurira kuza muri uyu murimo, icyitwa abantu bose bamvuyeho, abo nagaburiye bamvuyeho, abo nahaye amafaranga nakoreye bamvuyeho, abo naguriye imyenda bambaye ubusa bamvuyeho, ndababara. Abo nagurije amafaranga bamvuyeho, ndababara. Ariko Imana irambwira ngo ndimo ndagutegurira kujya kunkorera imirimo myiza waremewe, kuko ibyo urimo ntabwo ari byo waremewe. Ndimo ndagutegurira kujya gukorera Yesu imirimo myiza, kandi ntabwo uzayikorera ukiri mu kivunge cy'abantu. Mumpera Imana icyubahiro. Imana irashaka ko dukora imirimo myiza. Haleluya. Haleluya. Niba hari ikintu cyambabaje nanubu n'abantu bamvuyeho, byarambabaje, sinjya nanabimenyera, kandi ngira umutima w'urukundo rwinshi. Hari uwamvuyeho, amen, iyo nabaga mfite 2 nashoboraga no kurya 500 nkamuha 5 bitewe n'ikibazo ahagazemo, ariko nawe aragenda. Ntago ngira ngo Imana iramvura ibikomere. Ejo sinzi uburyo hari ahantu nari ngiye nca hafi y'urugo rwe, umutima urambwira ntuzongere kugaruka hano, kuko nayisengera kubihirwa, numva ndababaye. Narisuzumye nsanga ntawe nahemukiye, ndisuzuma nsanga uwo muntu namubereye imfura irenze, namubereye imfura irenze. Wa muntu ukubwira ngo nabonye akazi ukamujyana muri shopping kugira ngo adasebera mu kazi, ugakora ku mafaranga yawe, ukamugurira umwende itari 3 itari 4 kugira ngo mwene data adasebera muri ako kazi. Ariko ibijyanye n'imirimo nta protocol. Imana kenshi ibishaka kuva mu kivunge kugira ngo yikorere. Namwe mwicaye muri iri teraniro, wenda hari abakuvuyeho, ariko kuba barakuvuyeho nuko urimo urakora imirimo myiza waremewe. Ntuzicuze, uri mu kazi, urimo urakorana na Kristo. Departoma ya Kristo nta muntu yimenyera. Departoma ya Kristo ntabwo wazanamo n'abavandimwe. Departoma ya Kristo irafuha. Departoma ya Kristo ibigushaka wenyine ngo ibanzi gutyaze, iguhindura igikoresho cyera kandi kizima. Ntabwo ishobora kubakoresha muri 2 mukibijyaho inama ngo tubigenze gute, kuko ikeneye kukubona wowe wenyine uhagaze, ikubwira kandi ukumva vuba vuba gisirikare Yesu. Haleluya. Ndashima Imana mukina Imana yashoboje, yamfashije muri uyu murimo. Ubwo buntu bukindiho kandi bundiho, ndasenga Imana ngo ntibuzamveho. Numva ijwi ryayo, numvise ijwi ryayo, sinahagarara imbere yanyu, sinabona n'icyo mbabwira, kuko umunsi ku wundi irambwira ngo noneho ku kwezi mu
tugiye gukora iki n'iki. Yesu nashimwe. Ngewe ndebye aho nturuka n'ubuzima nari mbayemo atari ukumva ijwi rya Kristo, nta kintu na kimwe nabasha kubwira iteraniro. Ashima Kristo ko mutega amatwi mwumva ibyambwira. Izo nshuti zaragiye n'ibindi byari bifite umumaro, ariko byamfashije kumva ibyo Kristo avuga, byamfashije kumva ijwi rye, byamfashije gusobanukirwa ijwi ry'umwanzi. Menya ijwi ry'umwanzi rimera gute, menya ijwi riturutse ku Mana rimera gute. Byandinze kuvangirwa. Haleluya. Binashoboza kureka akazi nari ndimo ndaza ngo nkurikire umwami Yesu. Yesu nashimwe. Kandi ntago twicuza. Abantu barimo barakizwa, abantu barimo barahinduka, turabatiza abantu, turakora umurimo Kristo duhamagariye gukora ku musozi. Amen. Abo twayobora bose, baba batatu baba batanu, ariko bakeneye bafite inzara n'inyota y'ijambo, biraduhagije. Ibintu by'ikinyoma twahaye intebe Satani ntago bizakora. Tubashyushye kugira ngo mugume mu iteraniro ntibizakunda. Nimuze dufatanye gukorera Imana, nta marangamutima arimo ngo barampa umuceri mujyane wanje barami. No, mukwiye kwisobanukirwa. Izindi protokolo tukazigabanya. Haleluya. Ngiye gusoreza mu Baroma 8:30. Uwiteka nashimwe. Muri gufashwa? Abaroma 8:30 niho turi busoreze. Mwumve naho ikimana irimo kuhavuga. 8:30 haravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishiririje, n'abo yatsindishiririje yabahaye ubwiza. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Reka tubukura amaso yacu kambasubiriremo rimwe hanyuma tugendane. Ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Mu yandi magambo yaragutoranyije, aranaguhamagara. Ngo arangije kuguhamagara aragutsindishiririza. Ndashaka kuvugana n'umuntu uraha ngo Kristo yaragutsindishiririje. Nakongera gutsikamirwa. Amen. Nakongera gutsikamirwa ngo kuko abo yamenye kera yarabahamagaye. Ngo irangije si ukubahamagara gusa mu murimo, iranabatsindishiririza. Abaha n'ubwiza. Amen. Abo yatsindishiririje. Haleluya. Hari abantu bari barimo guca mu ntambara zikomeye, ndimo kuvugana nabo, ariko ndashaka kukubwira kuko yaguhamagaye yaranagutsindishiririje. Uri umuneshi, uri umutsinzi no kurushaho. Nta kizagutsinda uri mu nzu y'Imana. Haleluya. Abana bawe ntibazambara ubusa. Haleluya. Kuko yaragutsindishiririje. Amashuri urimo kwiga uzayasoza kuko yagutsindishiririje. Iyi Mana dukorera irahemba. Iyo duhagaze mu ijambo ryayo neza, ni Imana ihemba. Ngo abo yahamagaye yarabatsindishiririje. Ngo irangije kubatsindishiririza ibaha n'ubwiza. Nimwakire ubwiza bw'Imana, nimwakire gutsindishirizwa n'Imana. Haleluya. Ibaze, ariko uyu mugabo ni mwiza. Ndavuga Kristo kukumenya kera, yarangiza ikanaguhamagara ukaza kwikorera. Warangiza ikavuga ngo uyu muntu namutsindishiririje, ntabwo bizavamo. Ndashaka kubwira ngo si kubw'imbaraga, si kubw'ubushobozi, ahubwo intambara zose ucamo ukabona uzivuyemo, n'Imana ibirimo kugutsindishiriza. Kuko wowe amaboko yawe ni magufi, n'ubunifu burangana gutya, n'Imana igutsindishiririza umunsi ku wundi.
tumuhe icyubahiro Kristo. Haleluya! Izagutsindishiririza rero. Ndavugana n'abakorera Imana, ndavugana n'abo yahamagaye ngo yongeye kwirahira ngo izagutsindishiririza. Haleluya. Ntabwo uzananirwa. Hari abantu bibazaga ngo mu nzu y'Imana harimo iki, ngo ntabifatika birimo. Yagize iti bwira Dawidi irayibwira ngo mu nzu y'Imana harimo imitsima y'abejejwe, nta mitsima ya rubanda irimo. Icyo cyanditswe kijya kinezeza. Mu yandi magambo yatanze garanti, nibigucanga uzaze mu nzu iwanjye hano mu ihema harimo imitsima yabejejwe. Nzaguha buryoho, wabuze ubukode nzagukodeshereza. Baguhaye priyapi, ndirahiye n'Uwiteka nzagutsindishiriza. Yesu we, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ndashaka kubereka Abisiraheli uburyo yabatsindishiririje ibaha n'ubwiza. Bageze ku nyanja itukura, Farawo n'ingabo ze nabo bakurikiye n'amagare n'amafarashi n'abayariho. Haleluya! Haleluya! Ngo irangije ngo bubaburije, ngo hari inkingi y'igicu yabahoraga imbere, iribwiriza ijya inyuma kuko bwari bwije, kandi ababisha babo bendaga kubahitana. Ndimo ndabereka uburyo Imana igutsindishiririza ikaguha n'ubwiza. Haleluya. Yes, ijya ibikora. Ngo irangije ngo marayika wabajyaga imbere nawe aravuga ngo sasa uru rugamba kugira ngo mbiyereke ko mbatsindishirije kandi mbere ku bwiza bwanjye. Marayika nawe yahise ajya inyuma. Noneho Abisiraheli baraha nta na distance. Umva, ngira ngo harimo nk'akanya umuntu yacamo gutyo. Aba ni Abanyegiputa, aba ni Abisiraheli. Ngo noneho ya nkingi Abisiraheli babera ku manywa iraka ibabera umucyo, bo batangira kubona umucyo. Bariya noneho burabirana, ya nkingi babera umwijima. Haleluya. Ndavugana nawe ngo byakugenzaga byose bitangire kubona umwijima kano kanya. Ndategeka umwijima gukuba aho hantu bari baguhagurukiye babona umwijima. Ndohereza umwijima muri dosiye zananiranye zaguhagurukiye, ababuranaga imanza z'urudaca. Ndasenze nohereje umwijima hariya hantu. Iyi nkingi nikumurikire, abanzi bawe babera umwijima. Ndavugana nabo Kristo yahaye ubwiza. Nibyarangiye rero, Abanyegiputa cya gitugu bazanye na zambaraga, umwijima burabakubise. Abisiraheli ni ku manywa haraka. Haleluya! Umucyo wa Kristo nutubere mwinshi muri iri teraniro. Ndavugana n'umuntu wicaye ngo akira umucyo wa Kristo kubere mwinshi. Nubakure mu byaha, nubakure mu bubata, nubakure ikimwaro, kuko mwakoreye Imana ngo kandi abo yahamagaye ngo yarabatsindishirije, ngo irangije kubatsindishiririza ibaha n'ubwiza. Haleluya! Haleluya! Murimo murareba filimu, hano bwije, hano ni ku manywa. Haleluya! Ngo Mose arangije arambika inkoni ku nyanja, umuyaga urahuha, ako kanya amazi aritandukanya, Abisiraheli barakomeza barambuka. Mu kwambuka aba baracyari mu mwijima. Amen. Nibasinzirize. Nari mvuganye n'ababisha bawe ngo nibasinzirize. Nibasinzirize babona umwijima ku maso yabo. Umwijima ujya ubageraho, turohereza uwo mwijima. Amen. Ngo none Abisiraheli barambuka. Abanyegiputa babibone gutyo, ijambo rinezeza. Ngo irangije ngo ikura inziga ku magare yabo. Inziga bivuze n'amapine. Amagare yabo, Imana y'imbaraga ishaka kugutsindishiririza. Ngo irangije iravuga aya magare ngomba kuyiheshereza nk'icyubahiro. Amagare ya Farawo. Haleluya! Ngo ako kanya ngo ikura inziga ku magare yabo. Haleluya!
ngo noneho wa muvuduka amagare yarariho ngo amagare atangira gukururuka. Nakururuke. Mwatangiye gusenga, mwatangiye kwinjira mu mwuka, ngo amagare atangira gukururuka. Nuko abanyegiputa banesheje abanzi babo, Imana yihesheje icyubahiro. Ngo nimureke mberekesha uburyo abanyegiputa ngiye kubereka ko n'Uwiteka. Haleluya! Ndashaka kuvugana n'umuntu ukorera Imana. Imana ijibona wagoswe n'umwijima, ariko ikakubwira ngo hagarara gusa nkwereke. Nico yakoreye Abisiraheli. Ngo Imana yababwiye Mose muhagarare gusa, muceceke kandi muhagarare. Mu yandi magambo nta mbaraga ashaka ko mushiramo kuko mwankoreye. Ngiye kubatsindishiriza. Muceceke kandi muhagarare. Haleluya. Wari urimo kurwanya intambara ikomeye, uyicamo. Reka duhaguruke ku maguru yacu. Ariko ndavugana nawe ngo ceceka, wihagararire kuri gusa, kuko Kristo agiye kukurwanirira. B'abanyegiputa watinyaga warebaga, imbaraga y'Imana ibigisheyo. Haleluya. Amen. Reka tuzamura amaboko yacu imbere y'Umwami. Nutangire kwingingira ubuzima bwawe. Nuyibwira ngo nkeneye kugukorera, kuko mu kugukorera harimo gutsindishirizwa, kuko mu kugukorera harimo kwambara ubwiza. Si ibyo gusa, hari n'ikamba twateguriwe. Icyerekezo, hamagara Imana iguha imbaraga zo kuyikorera. Hamagara Imana ikura ziriya nziga ku magare yakwirukankanaga. Ayo magare yari arimo kukwiruka inyuma, ndategeka ngo ahagarare muri iri teraniro. Izo mbaraga z'abanzi bawe ndazihagaritse. Ibyo bituma udakorera Imana, ibyo byaha byakwizingiyeho, nasenga ngo bihagarare. Mana, izo nziga nuzikure ku magare yacu. Aya magare yacu kugira ngo yihute. Nuduhe kunesha, nuduhe imbaraga zo kugukorera, nuduhe kukumva Kristo Yesu. Icyubahiro ni cyawe, nawe muzagisangira. Ndasenga imbaraga muri iri teraniro, ndasenga kuguhindukirira no kukumenya. Nunyemerera ubwiza bube muri iri teraniro, nunyemerera uyu muzagira umuntu umaramariza kugukorera. Nunyemerere Imana igenga ibihe, nugenga ibi bihe muri iri teraniro. Urera kandi urakiranuka. Komeza umubwire ibyawe. Komeza winginge Kristo. Komeza uhamagara iryo zina riri hano ngo rikugirire neza, riri hano ngo rikubohore. Kristo yiteguye kukunesherereza. Kristo yiteguye guhangana n'ibyahanganaga nawe. Tanga imbaraga Muremyi wa byose, tanga imbaraga muri iri teraniro. Bohora ubwoko bwawe. Reka abantu bakumve cyane, reka abantu bumve ijwi ryawe. Nutange kunesha, nutuneshereze Mwami w'abami, nutuneshereze. Ndasenga Mwami wanje ngo ibyo byari bimaze iminsi biremereye abantu ibikurweho, ibikurweho, ibikurweho. Nutanga umugisha wawe, nutanga umugisha wawe. Urakoze Kristo, kuko ari wowe ushoboye Mwami Imana. Amen. Oh haleluya.